Ndabasuhuje mwese abakurikiye ikiganiro Saveur Divine, mukaba muri kano kanya muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Muri iki cyumweru turi kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa kutibagirwa Imana. Dusome urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timotheo igice cyaho cya 2 umurongo wa 8. Aranditse ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Uyu Yesu Kristo Paulo yabwiraga Timotheo ni Kristo umwana w'Imana wasize icyubahiro cy'ubumana yari afite mu ijuru, akemera kuza mu isi, akavukira ahantu hagayitse, bamwe ntibamwemere, agasuzugurwa, akababazwa, ndetse akageza ubwapfa urupfu rubi rwo ku musaraba, kugira ngo jye nawe tubone agakiza, tuzaragwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ujye rero wowe mwene data unyumva, wowe muvandimwe, wowe nshuti, ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Ntabwo ukwiriye kumwibagirwa, nanjye ntabwo nkwiriye kumwibagirwa. Paulo yandikira Abafilipi mu gice cyaho cya 2, Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 6 kugera ku wa 8, yaravuze ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana. Ni Yesu yavugaga. Ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Imana idufashe cyane. Ntabwo rero dukwiriye kwibagirwa uburyo Yesu Kristo yitanze kugira ngo twe dukire kandi tuzaragwe ubwami bw'ijuru. Imana idufashe cyane. Ngo ntabwo yabonye yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, kuguma iruhande rwa se, kugumana icyubahiro cye cy'ubumana, ngo yabonye atari ibintu yagundira, ahubwo yemera kubirekura, yemera kubisiga, yisiga ubusa, aza mu isi kugira ngo twebwe tuzaragwe ubugingo buhoraho, kugira ngo tubone agakiza. Ngo yicisha bugufi cyane, ngo kugeza ubwo yapfuye, ngo ndetse apfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Imana utugirire neza. Rero uyu niwe Paulo yabwiraga Timotheo ngo ujye wibuka Yesu Kristo wo mu rubyaro rwa Dawidi. Ni ngombwa kumuzirikana, nanjye nkamuzirikana, kazirikana agaciro k'uburyo yemeye kwitanga kugira ngo tubashe kuzaragwa ubwami bw'Imana. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kutibagirwa Imana. Hari impamvu zitandukanye zijya zitera abantu bamwe kwibagirwa Imana. Turafata urugero, harimo umuntu usanga abana n'Imana ari uko aguwe neza, afite ibyo yifuza, ariko yahura gato cyane n'ibibazo akava ku Mana akibagirwa Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Gusenga bikarangira muri we, agasa n'usubiye uko yahoze ataramenya Imana. Hakaba n'undi we usanga abana n'Imana, akayegera rwose ari mu bibazo bikomeye, yifuza kugirirwa neza n'Imana, yamara kumugirira neza rero aguwe neza akadamarara, akibagirwa aho Imana yamukuye. Gusenga bikaba birarangiye, gusubira mu rusengero bikaba birarangiye, gukorera Imana bikaba birarangiye. Ariko Imana idufashe cyane, mwibuke amagambo Imana yanyujije mu kanwa k'umugaragu wayo Mose, aboneka mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 8, niyo wahera nko ku murongo wa 12 ukageza ku wa 14. Haravuga ngo numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye,
uzirinde umutima wawe wo kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubusagwe butwika na sikorupiyo n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikakugaburira amazi mu gitare kirushaho gukomera. Imana idufashe nidushaka tunagarukira aho ngaho ngo numara kurya ugahaga, numara kugera ku byo wifuza, niba uguwe neza ukabona warageze mu byo wifuzaga ku Mana. Bamwe bajya bakoresha imvugo ivuga ngo uri mu bisubizo, ubona ibintu bimeze neza. Ntabwo ari igihe cyo kwibagirwa Imana, si igihe cyo kuyivaho, ahubwo ni igihe cyiza cyo kurushaho gukomera ku Mana. Imana idufashe cyane. Hari abantu benshi hano ku mugabane w'Uburayi bari bakijijwe, bakoreraga Imana yagiriye neza, ariko bayibagiwe. Hari abandi muri Afurika, hari abandi muri Amerika, hirya no hino ku isi. Ushobora nawe muri kano kanya kuba uri kunyumva waribagiwe aho Imana yagukuye, waribagiwe ineza yayo, waraguwe neza ukibagirwa Imana. Garuka mu murongo mwiza mu izina rya Yesu, hanyuma wongere ugendane n'Imana, kuko ntabwo ukwiriye kwibagirwa Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Ntabwo ukwiriye kwibagirwa imibabaro yose yagize ku bwawe no ku bwanjye. Imana idufashe cyane. Hari umuririmbyi ku bajya bakoresha igitabo cy'indirimbo kirimo izo gushimisha Imana n'iz'agakiza, mu gice cy'indirimbo zo gushimisha Imana ni indirimbo ya 240. Yararirimbye bimeze ni nkaho yasengaga aririmbiye indirimbo, yavuze ngo wa mwanya mu Getsemane sinawibagirwa, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso, wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye, byaragushenjaguye pe ni urubanza rwanjye, intumwa zagusizeyo, iso arakuzinukwa, natwe ntabwo twashobora kubigereranya. Asoza ku gitero cya 4 rero aravuga ngo nubona ko mbyibagiwe, Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye. Imana idufashe cyane. Sinibagirwe amakuba wabonye ku bwanjye, wunamye n'umubabaro uri Getsemani. Imana idufashe cyane. Mbese aho ntabwo wibagiwe uburyo Kristo yababajwe ku bwawe, ukaba utakiboneka usenga Imana, ukaba utagifite ibyiringiro mu Mana, ukaba utagiha agaciro imibabaro Kristo yababajwe kubwo kugira ngo uzabeho, kubwo kugira ngo uzakizwe, kubwo kugira ngo ube umeze ukuri uko nguko. Imana idufashe cyane. Kandi nawe wumvisha ubutumwa bwiza bw'ubwami ari ubwa mbere, ukaba umenye ko Kristo yababajwe ku bwawe, ni igihe cyiza cyo kumwakira akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nawe ukinjira mu mubare w'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntidukwiriye bene data, ntidukwiriye nshuti, ntidukwiriye mwebwe mwese abanyumva kwibagirwa Imana, kwibagirwa ineza yayo, kwibagirwa urukundo rwayo, kwibagirwa aho yadukuye. Imana idufashe cyane. Pawulo ati ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye. Imana itugirire neza cyane. Ngo kandi numara kuba uriye ukumva uhaze rwose, ukabona ibintu byose bimeze neza, ngo mu kubaka amazu mukayaba, mu yandi magambo ukumva ibintu byose bimeze neza, uguwe neza, ntukibagirwe Imana yakugejeje kw'ibyo ngo itere umugongo. Imana idufashe cyane. Mbifurije kuzirikana ineza y'Imana no kutayibagirwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.